여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. Mwiriwe, ndashima Imana kuko ngize amahirwe yo kubwiriza ijambo ry'Imana ku bw'ubuntu bwayo. Kuva nagira urugendo rw'ivugabutumwa muri Amerika numvise meze nk'urwaye, ariko uyu munsi numvise meze nk'uworohewe. Ndashimira Imana kuba ngize amahirwe yo kuganira imbere yanyu. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo muri Yohana ibice 5. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika amanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yose. Hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi ntanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Dusomye kugeza ku murongo wa 9. Uyu munsi dusomye amagambo Yesu yabwiye umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38. Uramutse usubiye inyuma mu bihe ukagera mu itangiriro igice cya mbere, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi ntiyagiraga ishusho ririho ubusa, kandi umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'isi. Iyo ugeze ku murongo wa 3 baravuga ngo nuko ntihabeho umucyo, nuko umucyo ubaho. Ibintu byagenze neza nk'uko Umwami Imana yabivuze. Ubwo yavugaga ngo ntihabeho umucyo, umucyo wabayeho. Nuko Imana ikomeza ivuga ngo ibiti bimeze imbuto, nuko nabyo bibaho. Iyi si iremwa Imana yaremye, byose byasohoye nk'uko yakabivuze, kandi igihe kinini cyane cyarashize kuva ubwo. Ariko igeze no muri Yohana ibice 5, nk'uko habivuga ngo Yesu yagiye mu kidendezi cy'i Betesida. Hari abarwayi benshi bari bategereje ko amazi yihinduriza, hari abanyunyutse, hari abamugaye, hari abafite uburwayi bw'amoko yose. Kubera ko rimwe na rimwe marayika yajyaga amanuka agahinduriza ayo mazi, umuntu wese wakandagiragamo yakiraga indwara ye iyo ari yose. Bitandukanyeho gato n'itangiriro igice cya mbere. Kubera ko mu itangiriro igice cya mbere ibintu byose byagenze nk'uko Imana yabivuze, ariko hari n'izindi mbaraga zindi zari zirimo gukora zitandukanye n'imbaraga z'Imana. Abantu bashobora gutekereza ko marayika ari marayika w'Imana, ariko siko bimeze. Ntago Imana ariyo yateguye ibintu nk'ibyo, ahubwo ni umuntu wabiteguye. Imikino Olympique ntago ari Imana itegura, ahubwo ni abantu bayitegura. Abambere bahabwa umudari wa zahabu. Itike ijya mu ijuru ntago ihabwa abantu bakoze neza cyangwa se bakoze kurusha abandi, ahubwo itangirwa ubuntu. Imana iduhaye igihe cyo kubaho ndetse n'amagara, nta kintu iduca, byose biduhera ubuntu. None Bibiliya ivuga ite mu gitabo cy'Abefeso? Haravuga ngo mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'impano y'Imana. Ariko muri Yohana ibice 5 hano turabonamo undi marayika wundi hano wari utandukanye n'Imana. Imana iduha imvura ku buntu, iduha izuba ku buntu, n'umwuka wo guhumeka iwuduhera ubuntu, iduha amagara ku buntu, ikaduha ubwenge. Byose Imana ibitangira ubuntu. Muziki mu gitabo cy'Abefeso bavuga, aravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'impano y'Imana. Mu murongo wa 9 akavuga ngo ntibyavuye no ku mirimo. Ibyo Imana iduha byose rero ibiduha ku buntu, ntabwo ibiduha nk'igihembo. Niyo mpamvu no mu Befeso ibice 2 avuga ngo ntibyavuye no ku mirimo. Ariko muri Yohana ibice 5 tuhabonye iby'imirimo noneho. Mu gihe marayika yahindurizaga amazi, uwageragamo ari uwa mbere, uruta abandi, warushije abandi. Ibyo bigaragara nk'ibihabanye n'iby'Imana ikora. Uwo marayika si marayika w'Imana, ahubwo ni marayika wononekaye. Yesu yaje ku kidendezi cy'i Betesida, abarwayi bagomba guhanga amaso Yesu, ariko uyu marayika yabibye ubwenge bituma bahanga amaso mu kidendezi. Nta n'umwe ugeze abona uburyo Yesu akijije uwari umaranye uburwayi imyaka 38. Mu gihe utabizi ushobora gutekereza ko abamarayika bose ari abamarayika b'Imana, ariko Imana ntigera iguha umugisha kubera ko wakoze neza. Dufite amategeko 10 avuga ngo ntukagire indi mana mu maso yanjye, ntukaramye ibigirwamana, urajya ubaha so na nyoko. Byose ubihabwa kubw'imirimo yawe, ariko kurimbuka aho niho kuva. Amategeko 10 yavuye ku Mana. Ubwo uko amategeko yazaga habagaho gupfa no kurimbuka. Nasomye Bibiliya muri Yeremiya igice cya 31 aravuga ngo ni ku Uwiteka avuga, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ngo isezerano rishya.
ivuga ko izasezerana isezerano rishya. Byari ibintu bihebuje. Kubera iki? Isezerano rya mbere Imana yashyizeho ni amategeko 10. Iyo ndi kubivuga gutya, abantu bajya bavuga ngo amategeko 10 si amasezerano, ni amategeko gusa. Nibyo kuko ni amategeko, ariko rero muri amategeko yakoremo isezerano. Mu Gutegeka 2:28 haravuga ngo niwumvira ijambo ryanjye uzabona umugisha mu majya no mu maza, uzabona umugisha mu kibu uvugiramo, mu mikumbi yawe. Bivuga ko izaduha imigisha gusa, ariko ibyo byaturukaga mu mirimo. Ariko ngo nuyica uzavumwa mu majya no mu maza, mu kibu uvugiramo, byose bizavumwa. Rimwe na rimwe nkiri muto, hari ubwo abapasiteri bacu bajyaga badusura mu rugo, ubundi akavuga amagambo yo mu Gutegeka 2:28 ngo inzu yanyu ihawe umugisha. Ubundi rero kubonera umugisha ko twubahirije amategeko yose ntibishoboka, ahubwo twakoramo umuvumo, ko nta muntu n'umwe ubasha kubahiriza amategeko yose. Ubwo Imana yahaga Abisirayeli amategeko yarababwiye iti, kuki bahaye amategeko? Ko ari ukugira ngo bamenye ko bafite icyaha, ariko yari isanzwe ibizi ko amategeko bazayica. Nta muntu n'umwe wabashije kubahiriza amategeko yose mu buryo bwuzuye. Abantu bose bishe amategeko bagombye kuvumwa. Wa mugore yafashwe asambana, nuko abafarisayo n'abanditsi baraza bati, databuja, uyu mugore wafashwe ari gusambana, kandi Mose yadutegetse kwicisha amabuye bakoze batyo, none wowe urabivugaho iki? Abishe amategeko baba bagomba kurimbuka. Iyo wishe amategeko avuga ngo ntugasambane, uba ugomba kwicishwa amabuye. Abantu bigira nk'aho babasha kubahiriza amategeko, ariko nta n'umwe babasha kuyubahiriza. Ubwo amategeko 10 yazanwaga imbere y'Imana, abantu bacuze ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu, abantu 300 bose barapfa. Icyo gihe urupfu rwakomeje kubageraho, abantu bakomeza gupfa umusubirizo. Niyo mpamvu muri Yeremiya 31:31 Uwiteka Imana iravuga ngo, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Mu Kuva 19 haranditswe ngo niwubahiriza amategeko muzaba ubwoko bw'abatambyi, muzabona umugisha. Icyo gihe Abisirayeli bagomba kuvuga ngo, oh Mana rwose tugirire impuhwe, ntabwo twabasha kubahiriza amategeko. Bakagombye kuba baravuze batyo, ariko muzi uko bavuze? Bati tuzayubahiriza yose. Umunsi amategeko yazaga abantu 300 bose barapfuye. Nuko izana andi mategeko nanone, Imana imutegeka ko yashyira mu isanduku, kandi ngo gashyiraho igitwikirizo. Yabategetse gushyiraho igipfundikizo kugira ngo atazagira umuntu upfunduraho akabona amategeko. Hariho igihe kimwe icyo gitwikirizo cyakuweho, hariho igihe iyo sanduku yatwawe n'Abafilisitiya, ubwo yagarukaga muri Isirayeli yaciye mu gace k'i Betishemeshi. Aho i Betishemeshi aho bapfunduye icyo gitwikirizo cy'isanduku, abantu 50 na 700 bose barapfuye umunsi. Kubera ko Imana yababwiye kutazareba muri amategeko, nta kindi cyari kubaho usibye urupfu gusa no kurimbuka. Kubera ko nta muntu abasha kubahiriza amategeko neza kuri iyi si. Kubahiriza amategeko ni ibintu bihambaye, ariko wishe rimwe ryonyine gusa wavumwa. Niyo mpamvu Bibiliya aya mategeko yita ngo n'amategeko y'ibyaha n'urupfu. Muri Yeremiya 31:31 harimo amagambo atangaje. Haravuga ngo, ni ko Uwiteka avuga ngo, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Kubera iki? Kubera ko abantu bose bamaze kwica isezerano rya mbere, tugomba kuvumwa, twagomba kurimbuka. Hari abajya bavuga ngo, njye nubahirije amategeko neza, dore sinasibye kuza ku itorero ku cyumweru. Bumva ko bubahiriza amategeko ku kigero runaka gusa, ariko nubwo wakwica rimwe ryonyine gusa cyangwa se 2, ako kanya wahita uvumwa. Nicyo cyatumye Imana iduha isezerano rishya. Muri Yeremiya 31:32 aravuga ngo, ariko isezerano nzasezerana nabo ni isezerano ritameze nk'iryo nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkavana muri Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wirongoreye. Bose bishe iryo tegeko ry'Imana. Hari abantu bajya bavuga bati, njye nubahirije amategeko yose neza. Mu gihe uyubahirije kuva kuri 1 kugeza ku rya 10 uyubahirije yose, ariko uramutse wibye rimwe, uramutse ubeshye rimwe, cyangwa se ukica isabato, icyo gihe warishe amategeko uba ugomba kuvumwa. Rero ugende ku mategeko, buri muntu wese aba agomba kuvumwa. Ubwo najyaga muri Amerika naravuze nti, hariho insengero nyinshi zisubiramo amategeko 10 ku cyumweru. Iby'Imana irabyanga. Bati kubera iki? Babaho ubahiriza amategeko, nyamara buri muntu wese yagomba kuvumwa gusa binyuze mu mategeko, kuko birivuga ko uri mu mategeko wese ari ikivume. Niba turaba gucirwa urubanza binyuze mu mategeko, rero twavumwa. Nicyo cyatumye Imana ishyiraho iri sezerano rishya.
ngo iri ni isezerano ridakurikije iryo nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkakora mu gihugu cy'Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo birongoreye, nicyo cyatumye bagomba kuvumwa. Iyo tuza kuba tutarisha amategeko, Yesu ntiyari gupfa, ntiyari kubabazwa. Ariko ni hahandi abantu barakibwira ko bazi kubahiriza amategeko neza. Igihe kimwe hari umugore afashwe ari gusambana, yafatiwe mu cyuho ari gusambana. Abafarisayo n'abanditsi babwira Yesu bati, databuja uyu mugore bamufashe ari gusambana, kandi Mose yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, noneho urabivugaho iki? Ako kanya Yesu atangira kwandikisha urutoki hasi. Abahanga benshi biga ibya Bibiliya bakomeje kwibaza bati ese niki cyatumye yandika hasi? Abantu benshi bagize ibitekerezo bitandukanye kuri icyo kintu. Bati ese kuki Yesu yandikishije urutoki rwe hasi? Imana yarasizeranije ngo dore iminsi izaza, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Hariho ibihe bibiri Imana yandikishije urutoki rwayo. Igihe cya mbere ni igihe yandikaga amategeko 10 ku bisate by'amabuye. Inshuro ya kabiri ni igihe Yesu Imana yandikishaga urutoki rwe hasi. Nibyo koko yanditse isezerano rishya. Kubera iki? Hari umugore afashwe ari gusambana. Muri iyo minsi bari bafite amategeko ya Mose gusa. Yagombaga gupfa yishwe n'amategeko ya Mose. Kugira ngo abashe kumukiza bari bakeneye iri tegeko rishya. Yesu rero yandikisha urutoki rwe, bivuze ko Yesu yamucira urubanza akoresheje isezerano rishya. None isezerano rishya rivuga ngo iki? Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga. Isezerano rya mbere ni amategeko 10. Ducira urubanza hagendewe ku mirimo yacu. Kubera ko abantu bose bakoze ibyaha, buri wese ahita avumwa. Arabajya bavuga bati njyewe rwose nubarije isabato, ariko nyuma nza kuyica. Niwe warayisheho, bivuze ko yose umaze kuyica uri kuvumwa. Hari abantu bajya bibwira bati njye nubarije amategeko neza, ariko Bibiliya isobanura ko amategeko ari amategeko y'icyaha n'urupfu. Isezerano rya mbere rero ni amategeko 10. Tubona umugisha cyangwa tukavumwa hagendewe ku mirimo yacu. Kubera ko abantu bose bakoze nabi niyo mpamvu bavumwe. Itegeko rya kabiri ngo ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Ntabwo duherwa umugisha ku mirimo yacu, ahubwo tubona umugisha hagendewe ku mirimo y'Imana. Ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Iri ni ryo sezerano rishya. Murabyumva? Igihe kimwe ari umupasiteri w'i Philadelphia yamuhaye business card ye. Kuri business card yaranditseho ko ari muri New Covenant Church. Nuko pasiteri ndamubaza ese waba uzi New Covenant cyangwa isezerano rishya iryo ari ryo mu by'ukuri? Aravuga ati simbizi neza. Haranditseho ngo isezerano rishya New Covenant. Ndamubaza ese New Covenant bisobanura iki? Naje kumbwira nti haranditswe ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Iri ni ryo sezerano rishya. Ariko abantu benshi basoma amategeko 10 bakagerageza kubonera umugisha muri amategeko 10. Iyo bamaze kwica amategeko, mu gihe bishe amategeko baba bagomba kurimbuka. Imana kugira ngo idukize iraduha isezerano rishya. Mu isezerano rya mbere twacirwaga imanza hagendewe ku mirimo yacu. Mu isezerano rya kabiri tubonera umugisha mu mirimo ya Yesu. Ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga. Iki nicyo Bibiliya ivuga. Ariko ko hari abantu benshi batazi ibyo Bibiliya, hari abantu benshi usanga basoma agace kamwe ko muri Bibiliya gusa, undi bakagerageza akora neza. Ugomba kumenya ko ibyo byose byatuma urimbuka. Niyo mpamvu dukeneye isezerano rishya. Kubera ko mu isezerano rishya Imana ari ikora. Mu isezerano rya mbere twabonaga umugisha cyangwa tukavumwa hagendewe ku bikorwa byacu. Ariko mu isezerano rya kabiri Imana yavuga ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Ntabwo twujuje ibisabwa ngo tuhabwe umugisha n'Imana, ariko binyuze mu isezerano rya kabiri. Kubera ko muri ibyo bihe umugore afashwe asambana atari afite isezerano rya kabiri, yaza gucirwa urubanza mu isezerano rya mbere y'amategeko 10. Nta kindi cyari kumubaho usibye kwicishwa amabuye. Mu mategeko ya Mose haravuze ko umugore nk'uwo akwiye kwicishwa amabuye kugeza apfuye. None ubu Yesu yaje gukiza uwo mugore kugira ngo abashe kumukiza. Ntiyari kumukiza hatabaye isezerano rishya. Byabaye ngombwa yuko hashyirwaho isezerano rishya rya kabiri. Abantu nkatwe b'abashukanyi babi, b'abasambanyi, b'abahehesi, buzuye ibyaha byinshi, ntabwo dushobora gukizwa kubw'imirimo yacu icyabaho icyo ari cyo cyose. Kubera ko tutubahirije amategeko neza, havuga ko twarimbuka. Dore Imana naribye, ese bukeye bwaho uretse kwiba bivuze ko cya cyaha cyakurwaho? Wamaze kwiba, ejo hashize uyu munsi ugafatwa, wavuga ati reka da uyu munsi ntabwo nibye,
ese utekereza ko bakureka gusa kubera ko uwo munsi utibye? Amategeko ya mbere twagomba guhabwa umugisha cyangwa se kuvumwa hagendewe ku bikorwa byacu, ariko mu isezerano rya kabiri kubera ko tutabasha kwikiza ku bwacu, niyo mpamvu Imana ivuga ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, niko Uwiteka avuga. Abantu ntabwo bazi Bibiliya neza, usanga basoma agace kamwe konyine gusa bakagashingiraho. Abantu muri iyi minsi abana babakoshera baramubwira ngo ntuzabisubira ubutaha, sibyo? Ati yego ntabyo nzasubira. Ati yego yego ubwo ntabwo nzabisubira ukundi. Ati sawa ubwo ni byiza noneho. Mu bantu icyo cyaha kiba gikuweho, ariko ku Mana icyo cyaha cyo kigumaho. Byabaye ngombwa ko hagira umuntu upfira ibyaha byacu, hatagira umuntu upfira ibyaha byacu, nta kindi cyari kutubaho usibye kuvumwa. Ahantu henshi ntabwo bigisha Bibiliya neza, bigisha no gusa ngo nimujye musenga cyane mutange n'icyacu ubundi muzibonera umugisha. Muzi ibyo abantu bakora muri iyi minsi? Iyo bagiye mu itorero bajya gusenga rwose n'umurava mwinshi, ariko iyo bagiye gupfa usanga bahinda umushyitsi batitira. Kubera iki? Kuba bagifite ibyaha, nta mbabazi ibyaha barakiriye. Usanga bafite ubwoba kubera icyaha bagatitira cyane, ugasanga bari gutinya gupfa. Uko niko babaho bizera Yesu. Ariko nyamara Imana yaratubwiye iti nzasezerana isezerano rishya. Icyo nicyo cya gihe umugore afashwe asambana, kugira ngo Yesu abashe kumukiza. Nta bundi buryo yari afite uretse gukoresha isezerano rya kabiri. Reka nkomeze muri Yohana ibice 5 dushobora kubona imyuka ibiri ikora muri iki gice. Kubera iki? Yesu yabwiye umuntu wari umanye urwaye imyaka 38 ngo haguruka ugende ku buntu nta cyamuciye. Binyuze muri iryo jambo yashoboye guhaguruka aragenda. Ariko abandi bo mu gihe amazi yihindurije, uwagomba kugira amazi ari uwa mbere niwe washoboraga gukira gusa. Ibyo ngibyo ni imirimo, ni ibikorwa sibyo? Uwa mbere wageramo bivuze ngo utanze abandi ugasimbuka muri uwa mbere niwe wagomba gukira. Ariko mu Efeso ibice 2:8 avuga ngo umurongo wa 9 avuga ngo bitavuye ku mirimo kugira ngo atazagira umuntu wirarira. Kubera iki? Kubera ko agakiza ni kubw'ubuntu, ngo mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera. Ubuntu rero ni ikintu gitangirwa ubusa. Uramutse wongeyeho umurava wawe n'imirimo yawe, ibyo ntibyaba bikiri ubuntu. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 4 haravuga ngo kuko abakora ibihembo byabo batabyita ubuntu, ahubwo biba ari ubwishyu. Ariko udakora akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Umunyacyaha rero bivuze yuko ni umuntu wanduye kubera ko yakoze ibyaha. Njye nari umunyacyaha, ariko nyuma ko umunyacyaha ntacyo nakoze, nemeye ko Yesu yapfiriye ibyaha byanjye, nicyo cyatumye mba umukiranutsi. Uramutse wizeye ibyo, uko kwizera uguhanirizwa no gukiranuka, si imirimo, si umurava wawe, ahubwo ni ukwizera. Uramutse wizeye ijambo ry'Imana, uzabasha kubona ubuntu bw'Imana buhebuje cyane buhambaye. Kenshi nagiye ntanga ubuhamya nk'ubu. Iki kimwe nagiye hano hitwa Hapton, korali yacu yari ifite igitaramo cya Christmas cantata yitwa Jinju. Abanyamuryango b'itorero rya Hapton barantumiye ngo njye mu itorero ryabo. Nta mahirwe nari naragize yo gusura itorero rya Hapton. Ni bene data barantegereje rero, ndibaza ko ngomba gusura iryo torero. Hari mu ijoro, nagezeyo ari mu gicuku, nuko nsanga bose bakoranye, nuko mbabwiriza nk'iminota nka 30. Nyuma yaho nari ngiye kujya mu buriri. Icyo gihe hariho umukobwa ukiri muto waje kundeba, nuko arambwira ati pasire njye singekomeje kubana n'umugabo wanjye ukundi. Ndamubaza nese ikibazo ni ikihe? Ati harashize imyaka 23 bashakanye. Yashakanye nawe ko nawe yizeraga. Ati mu mizo ya mbere ntiyajyaga inzoga habe na gato, ariko nyuma y'imyaka 3 hashize imyaka 4 yatangiye kujyamo inzoga imyaka 23 yose. Sinzi no muzi inzoga y'abanyakora yitwa soju, ni inzoga ikomeye cyane. Bayinywera mu turahure dutoya. Ubwo yabyukaga mu gitondo yasukaga amacupa 2 ya soju mu ijaga, nuko yose akayagotomera. Ariko uwo mudamu igihe cyose ataga mu rugo, ikintu cyamurakazaga cyane nuko umugabo yajyaga asiga amacupa ahantu hose yandagaye mu nzu. Yagombaga kwandurira amacupa rero, ibyo bikamubaza cyane mu mutima we. Atangira kuvuga ati sinakomeza kubyihanganira ukundi. Nuko uwo mudamu ndamubwira rwose reka kurira, ese mwazagaruka nyane ejo mu gitondo. Bukeye bwaho yaje kugaruka n'umugabo we, nuko nicara nawe turebana, nicaranye nawe dutumbiranye. Yari yamaze kunywa amacupa 2 ya soju, nkumva aturimo ibinzoga. Uwo mwene data rero yari yarabaswe n'inzoga cyane,
nabumbuye Bibiliya yanjye musomera mu Baheburayo igice cya 10:14. Hano uvugwamo ni Yesu. Yesu yatanze umubiri we nk'igitambo nuko apfira ibyaha byacu. Rero handitswe ngo twatunganijwe by'iteka ryose. Mu gihe Yesu yahanirwaga ibyaha byacu, ibyo rero agomba kubyemera mu mutima we. Namusomeye icyo cyanditswe rero, mubwira ko nawe yahasoma ngo kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Uko niko Bibiliya ivuga, sibyo? Ndangije mbaza mwene data uruwera, aransubiza ati reka dasi ndi uwera. Ati ngenda umusinzi buri munsi ni gute n'abandi uwera? Aravuga ati sindi uwera. Nti rwose ndakumva. Nti ariko ese niki Imana ikuvugaho? Imana ivuga ko watunganijwe kugeza iteka, sibyo? Imana ivuga ko yakwejeje kandi ko yagutunganije. Uyu amahanga ahagarariye Yesu. Kubwo kubambwa kwe ku musaraba twaratsindishirijwe, ariko yaratwejeje by'iteka ryose mu buryo butunganye. Rero mu buryo burambuye, mu maraso yameneye ku musaraba, ntiyasize amaraso ye mu buturo bwera bwo mu isi, ahubwo yashyize mu buturo bwera bwo mu ijuru. Kuki yagiye mu buturo bwera bwo mu ijuru? Ni ukubera ko iyi si igengwa n'igihe. Tugira igihe cyahise, igihe cya none n'igihe kizaza. Ariko mu ijuru ho ibintu byose byaho ni by'iteka. Ibihe byahise ntibibayo, nta gihe cyahise, nta gihe kizaza, ho habaho igihe cya none gusa. Aho ngaho niho yameneye amaraso ye. Ibitambo by'amahene n'intama bitangwa hano mu isi biherereye mu bwami bugengwa n'igihe. Yari kuba yejeje ibyaha byacu by'igihe gito, ariko iyo twacumura akongera akeza ibyaha byacu nanone. Ariko mu buturo bwera bwo mu ijuru byanditswe neza mu Baheburayo igice cya 9:11, Yesu ngo nk'umutambyi mukuru ibyiza bizaza yinjiye mu ihema ritubatswe n'amaboko y'umwana w'umuntu. Ubuturo bwera buvugwamo aho ngaho bushushanya urusengero. Babyitaga ngo ni ihema kuko kera mu isezerano rya kera bubakaga urusengero mu buryo bw'ihema. Urusengero rwo mu ijuru ruvugwamo aho ngaho, Mose yabonye ubuturo bwera uko bumeze mu ijuru, abwubaka hasi mu isi mu butayu. Mu gihe cya Salomo nawe abwubaka none nk'urusengero. Ariko Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza ngo ntiyinjiye mu rusengero rwubatswe n'izi ntoki, rutari urw'inyubako nk'izi ngizi, ahubwo ngo yinjiye ngo rwo mu ijuru. Mu murongo wa 12 havuga ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'intama, yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Yaza gusuka amaraso ye mu buturo bwera bwo mu isi, buri uko ducumuye agomba guhora atwitangira dupfira buri gihe cyose. Ariko mu ijuru ho ni mu buziraherezo, n'urusengero rwaho narwo rwo mu buziraherezo. Ntabwo dushobora kwinjira mu ijuru n'uyu mubiri, tugomba kwambara undi mubiri mushya. Ibyaho ngaho byo bihoraho iteka ryose, no gucungurwa nako no kwiteka. Rero uko niko ibyaha byacu byababariwe iteka ryose, uko niko handitswe. None niki tugomba gukora? Ntabwo tugomba kugerageza kweza ibyaha byacu, ntabwo tugomba kugira icyo dukorera ibyaha byacu. Kweza ibyaha byacu si inshingano zacu, ahubwo ni za Yesu. Turamutse tugize icyo dukora ntibyaba bikiri ubuntu, byaba ari uguhatana. Ku musaraba Yesu yogeje ibyaha byacu iteka ryose. Ibi tugomba kubyizera, tugomba kubyemera kubwo kwizera. Reka dusubire muri bya bihe by'iremwa. Imana yavuze ngo nihabeho umucyo, nuko umucyo ubaho. Ngo isi nimeze imbuto ndetse n'ibiti byera imbuto, nuko byose bibaho. Marayika udakorera ku ijambo ry'Imana n'uwandi ni wa Satani. Abantu b'Imana bakurikira iby'Imana, ariko abasatani bagakurikira ibindi bitekerezo bihabanye n'iby'Imana, aribyo bya Sekibi. Mu gitabo cya Yohana, mu rugo rw'i Kana y'i Galilaya vino yarabashiranye. Nuko abagaragu bari aho bakora ibyo babwiwe na Yesu, babasha kubona imirimo y'Imana ikoretse. Iki nicyo cyabayeho muri Yohana ibice 2. Muri Yohana ibice 3 tubona Nikodemu nawe aganira. Yavuze ko yarazi neza ko Yesu ava mu ijuru, ariko ntiyemera amagambo ya Yesu, akurikira ibitekerezo bye. Nikodemu rero nta mirimo y'Imana yigeze abona. Mu gice cya 4 harimo umusamariyakazi. Yesu aramubwiye ati abanywa kuri aya mazi bazagira inyota nanone, ariko abanywa amazi nzabaha ntibazongera kugira inyota ukundi. Umusamariyakazi yavuze ngo iki? Ati mwami ngaho mpa kuri aya mazi kugira ngo ntazongera kugira inyota ukundi, ntazagaruka kuvoma hano. Ibi ni ibintu bihebuje, sibyo? Yashoboye kubona aya mazi y'ubugingo. Mu gice cya 5 tubona inkuru y'umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38. Yesu aramubwiye ngo haguruka wikorere ubwawe ugende. Ikintu gitangaje nuko ubwo uyu muntu yemeraga amagambo ya Yesu, yarashoboye guhaguruka yikorera uburiri bwe. Ni ibintu bihambaye, sibyo?
Kubera iki? Yari azi neza ko atabasha kugenda. Rero ahatanye ngo azagende ariko ntiyabibasha. Ariko ubwo yumvaga amagambo ya Yesu, yaribwiye ati ndabizi ko ntabibasha, ndabizi ko ntabasha kugenda, ariko ntigeze akurikira ibitekerezo bye bya kimuntu. Ubwo Imana avuga ngo nihabe umucyo, umucyo wabayeho. Byose byagenze neza nk'uko Imana yabivuze. Nta kindi kidasanzwe. Iyo wemeye ijambo ry'Imana nk'uko ryakabaye, uwo mutima w'Imana nawe ubasha kuvukira muri twe, kandi bizabasha gukoreka. Iyo wemeye ijambo ry'Imana rivuga ko ibyaha byacu byejejwe n'amaraso ye, ibyaha byo mu mitima yacu nabyo bibasha kwezwa binyuze amaraso yo ku musaraba. Ibintu byose byabashije kwezwa. Icyo ni cyo kwizera Yesu bisobanura. Ibyaha byacu ntabwo byezwa n'ibikorwa byacu, umurava wacu, umwete wacu, twe guhatana, ibyo byose ni imirimo. Ariko kwizera ntabwo guhuriye n'imirimo ngo haguruka wikorere bwawe ugende, nuko abasha kugenda. Mu gihe mbaho mu buzima bwanjye, igihe cyinshi njya mpura n'ibibazo mu kwizera kwanjye. Nese ikibazo ni ikihe? Ko nizeye ijambo. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi nagize ikibazo gikomeye cy'igifu. Naryaga bingoye cyane mu gihe cy'amezi 3. Napfaga kurya nkahita nirukira ku musarani. Nagiye mu bitaro bya Hanyang kugira ngo bampe imiti. Icyo gihe rero nyuma y'umunsi umwe narorohewe, ariko nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 imiti ntacyo yari kimfasha. Nagomba kujya mu biterane byabaga biteguye hirya no hino, nubwo naringoye ko nagomba kubyitabira. Rero abateguye ibiterane bajyaga bangirira impungenge, bagategura ameza cyane, ibyo kurya byinshi, ariko ibyo byose imbere yanjye byabaga bimeze nk'amafoto gusa. Iki kimwe naje kwibwira nti ukuntu meze gutya ntabwo nzabasha kuyobora gahunda zose z'ibiterane dufite. Nuko nza gusenga ndavuga nti Imana, mfite uburwayi bw'igifu, ndagusabye unkize kugira ngo mbashe gukora umurimo wawe. Nuko soza mvuga nti nsenze nize mu izina rya Yesu. Icyo gihe nibwo naje kwibuka ijambo rimwe ryanditswe mu gitabo cya Mariko igice cya 11:24. Aranditswe ngo icyo usengera cyose wizeye ko ugihawe kandi uzakibona. Mu gihe mbyize n'umutima wanjye ngo nzabibona. Mu gihe bije mu mutima wanjye ubwo bivuze ko bizakoreka. Ngo ikintu niba gisengeye nkizera ko nagihawe ngo ubwo muzakibona. None maze gusenga n'Imana ndwaye igifu, ndagusabye umvura igifu cyanjye unkize. Ubwo rero namaze gukira. Ako kanya igitekerezo cyaje mu mutima wanjye. Ubwo rero ngomba kujya kurya. Umufasha wanjye yajyaga ategura ibyo kurya byiza cyane. Nuko njye akampa twa soy sauce ndetse n'agakoma. Ariko nabyo ubwo nabijyaga nahitaga ngira diare. Icyo gihe naje kubitekerezaho. Ninasengeye igifu cyanjye ko cyakira. Niba nizeye ko Imana yankijije igifu, ubwo rero ngomba kubyemera ko nakize. Bivuze ko ngomba no kurya kimchi rero. Hariho impamvu imwe nyine gusa yatumaga ntabasha kurya kimchi. Mu busanzwe nkunda kimchi, ariko sinashoboraga kwirya ko nari mfite uburwayi bw'igifu. Icyo gihe natinye kurya kimchi. Na nyuma yo kunywa ako gakoma ntihandi nakomeje kuribwa mu nda. Igihe kimwe abaganga barambwiye bati, Pastor rero igifu cyawe ungukirangana n'agashashi gato cyane. Ati nurya ibyo kurya kizashwanyuka mu masaha 24 uzaba upfuye. Sinashakaga gupfa. Ntariko iki gifu cyanjye ukuntu kimeze gutya ndamutse ndiye kimchi, ntago nzabasha kubaho. Uko niko natekereje. Mu gutekereza ntyo naribwiye nti ese ni gute nshobora kurya kimchi. Mwihanganire kubibabwira, ariko rimwe na rimwe nkora umurimo w'Imana, harubwo njye nitegereza bene data mu itorero. Byumvikana ko atari bose, ariko hari bene data bamwe mu itorero baruta abapasiteri. Ibyo bigiye bibaho rimwe na rimwe, ariko bikantera n'isoni. Bibiliya ivuga ko nusigira icyo usengera wizere ko wagihawe. None nagisengeye, ndamutse mbyizeye gusa ngo byabasha gukoreka. Niko handitse. Niba igifu cyanjye cyakize, ubwo rero nkwiye kurya kimchi, sibyo? Ntariye kimchi kubera ko ndwaye igifu. Nakomeje kwibaza nsi kimchi nyiri cyangwa se nyireke, sinari nzi icyo nakora. Numvise ijwi rimbwira riti uri umupasiteri ariko ntabwo wizera ijambo ry'Imana. Iyo uza kuri mwene data byari kuba nta kibazo. Iki gihe nibwo naje kumenya ko nta kwizera ngira. Nari nahise nsenga n'Imana, igifu cyanjye cyamaze gukira, ndabyizeye, urakoze. Kora ku munsi dufite abashyitsi benshi bagomba kudusura mu rugo. Umufasha wanjye yatetse ibyo kurya byiza. Nuko ku kameza gato iruhande ategura kagakoma ajya mpa. Njye narimo kurya ibyo ngibyo, iruhande we barimo kurya ibyo kurya byiza. Icyo gihe nashyize ibitekerezo byanjye ku ruhande, mfata isoro y'umuceri ndayirya, mfata na kimchi byose ndabirya. Umugore wanjye aranyitegereza aratangara. Ati se ubwo uri gukora ibiki? Ndamubwira nti ibyo gutera ikibazo. Namaze gukira. Nuko aragenda. Nkimara gushyira hasi ikiyiko, igifu cyanjye cyatangiye kundya, sinabasha kubyihanganira.
nahise nirukira ku musarane nuko ngera diyare. Byarambabaje cyane. Ako kanya numva ijwi rimbwira ngo ese kuki urimo kurya kimchi urwaye igifu bigeze aho ngaho ntabwo ukwiye kwirya. Irindi jwi rikazamuka mu mutima rikambwira ati reka da wamaze gukira, ariko niba wakize ntukagombye kubabara. Ati urumva rero niba wababaye ubwo ntabwo urakira, ubwo urumva ko nta shingiro bifite. Ndetse nuko bimeze oya, Yesu yavuze ko nakize. Iki gihe naje gutekereza nti ntabwo ukwiye gusoma agace kamwe ka Bibiliya gusa, ukwiye gusoma Bibiliya yose. Iki kimwe Yesu yagiye muri urugo Yayiro, iki gihe umukobwa yari arwaye, nuko Yesu aravuga ati mwirira kubera ko ntabwo kapfuye bwo karasinziriye. Ntimwabasha gutandukanya umuntu usinziriye n'uwapfuye. Abantu bapfuye ntabwo babasha kunyeganyega, ntibaba bagihumeka, imibiri yabo iba yakonje. Mu maso yacu tubona ko yari yapfuye, ariko Yesu yavuze ko asinziriye. Yesu ubwe bwaraga umurwayi ngo haguruka wikorere ubwawe ugende, yarahagurutse aragenda. Ariko mu maso yanjye ndabona ko igifu kindya, ariko Yesu akambwira ngo wamaze gukira. Nize ko nakize, ariko ngomeza kugira diyare. Ariko nakomeje kurya ibyo kurya bisanzwe. Nahitaga nirukira mu musarani igifu kikandya, nuko nkizera namaze gukira. Igihe kimwe hari ku mugoroba, rimwe na rimwe hari abantu bajya bantumira kujya gusangira nabo, ariko ngerageza kutarya cyane. Hari umuntu washatse kuntumira, ndamubwira ni kuri inshuro ninjye uri bukugurire noneho. Aravuga ati si izi restaurant ndayizi. Nuko ndamubwira ni uzabanze ku itorero mbere na mbere. Nuko mujyana kuri cafeteria ku itorero, aravuga ati reka oya, uwo munsi nta mahitamo nari mfite, byabaye ngombwa ko njya hanze tujye muri hoteli. Icyo gihe buffet yo muri iyo hoteli yari nziza cyane. Ubwo nageragamo navuze n'igifu cyanjye kiri kundya cyane, ngomba kwinywera agakoma gusa. Ariko ndongera kwibwira nanone ariko namaze gukira. Arashize igihe kinini ntarya neza. Uwo munsi nariye byinshi koko, nariye nk'amasahani nk'atatu cyangwa se 4 uwo munsi. Nuko ndahaga cyane, ntwara imodoka njya mu rugo. Muri uwo mugoroba nta diyare nigeze ngira. Mu gitondo ubwo nabyukaga nari nakize wese. Iyo ni inkuru yabaye mu 1997, yashize imyaka 24. Ubwo icyo gihe narakize neza. Rero kwizera Imana icyo nicyo bishatse kuvuga. Niba ibyaha byanjye byarejejwe kubw'amaraso ya Yesu, impamvu ni ihe? Nuko Imana yogeje ibyaha byacu nk'uko yivugiye. Ubwo najyaga guhura na Perezida John Atta Mills, niko namubwiye, nawe ubwo yaragiye gupfa, ariko yagize impungenge kubw'ibyaha bye. Nuko musonera uburyo ibyaha byacu byogejwe n'amaraso ya Yesu. Namusomeye ibyo byanditswe. Ubwo yakiraga imbabazi ibyaha yarishimye cyane. Tumaze gutandukana hashize amasaha 4 yahise yitaba Imana. Umufasha mukuru w'igihugu bye bishimiye Imana ati Perezida John Atta Mills avuye mu isi amaze kwakira imbabazi z'ibyaha. Iri yadufashe neza cyane. Ibyo nabishimiye Imana cyane. Dusoma Bibiliya nubwo ibintu bisa nkaho bidashoboka mu maso yanjye, ariko Yesu aravuga ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Mu mutima we murwayi yarazi neza ko atabasha kubikora, atari ko reka mwumvire kuri inshuro. Igihe nakurikiraga ibitekerezo byanjye nta na kimwe cyagenze neza. Yagerageza guhaguruka ariko bikamunanira. Ariko uyu ni umurimo w'Imana. Ariko Satani adushuka nkaho nta na kimwe kizagenda neza, nkaho tuzarimbuka. Mu gihe ibyo nabibonaga inshuro imwe n'inshuro ebyiri, nk'uko yabisezeranije ko ibyaha byacu byarejejwe byose bigenda nk'uko yabivuze. Yesu yandikishije urutoki rwe, nuko aduha isezerano rishya. Mu isezerano rishya yaravuze ngo ko nzababarira gukiranirwa kwanyu kandi icyaha cyabo sizakibuka ukundi. Iri niryo sezerano rya kabiri. Mu isezerano rya mbere wubahirije amategeko nibwo ubona umugisha, wayica ukavumwa. Ariko kubera ko nta muntu umwe washoboye kubahiriza amategeko, abantu bose bagombaga kuvumwa kubera isezerano rya mbere. Waromaranye urwaye imyaka 38, mu gihe abandi bose barebaga mu kidendezi, ntibamenye ko Yesu ari aho ngaho. Nta n'umwe wigeze aza guhura na Yesu. Uyu muntu umwe wenyine gusa niwe wahuye na Yesu. Aramubaza ati sinawe urashaka gukira? Ati rwose sinabibasha kubera ko yongerageje kumanuka mu mazi abandi bose bantangamo. Arambwira ngo ngaho haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Iki ni cyo kwihana. Icyo arazi kugeza ubu ngubu gukora kumenya ngo njye sinabasha kugenda. Ariko ibyo bitekerezo byose arabijugunye. Yarafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo arabireka. Yaretse ibyo bitekerezo bye yizera ijambo ry'Imana rimubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende kubera ko iryo ni ryo ry'ukuri. Uko niko kwihana k'ukuri. Murabyumva? Mu gitabo cy'Itangiriro aho kwizera ijambo ry'Imana uko ryakabaye, ibyaremwe byose byumva ijambo ry'Imana, uretse ikintu kimwe cyo nyine gusa nicyo kituvira ijambo ry'Imana, aricyo Satani. Abakurikiye Satani rero nabo bakurikira ibitekerezo byabo aho gukurikira ijambo ry'Imana. Naribye kenshi, narabeshye, nakoze ibyaha byinshi, ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana.
aho ni mu Baroma ibice 3:23, ariko mu murongo 24 aravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwabo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ntabwo tugomba gutsindishirizwa, ahubwo twamaze gutsindishirizwa. Ryari mu gihe Yesu yamugaga ku musaraba, nkamwe nitobaga ahitwa Hapshani yaravuze ati, naramubajije nese uruwera, aravuga ati reka dasinda uwera. Uruwera ati reka dasinda uwera. Ese ko yahoraga asinze buri munsi ni gute yaba uwera? Yahoraga yasinze akagenda adadabirana. Mu Baheburayo igice cya 10:4 avuga ngo iki? 14, uvugwa aho ngaho ni Yesu yatanze umubiri we nk'igitambo, nuko twe tubasha gutsindishirizwa. Aravuga ngo abera yabatunganije rwose igitambo kimwe kugeza iteka, ubwo yapfaga amennye amaraso ye ku gicaniro cyo mu ijuru. Uko niko dutunganije ndamuzi nese mwene data, ubwo urera, ubwo intungane, atereka dasindi intungane. None Bibiliya irabivugaho iki? Bibiliya avuga ngo ndi intungane. None wowe uri mukuri cyangwa ni Bibiliya iri mukuri? Ati ni Bibiliya iri mukuri. None ubwo intungane, atereka dasindi intungane. Twagiye impaka nk'iminota nka 15, nyuma aza kwizera yuko ari intungane. Arangije araseka aravuga ati rwose ndi intungane. Guhera icyo gihe, mbere yaho ntiyarashoboye kureka kunywa inzoga, ariko guhera icyo gihe ntiyashatse kuzongera kunywa inzoga ukundi. Kubera iki? Aramutse agerageje kubikora byamugora, ariko yizeye ijambo ry'Imana ryo ritunganye. Kwizera Yesu ikintu icyo bivuga. Iyo nirebyeho mbona ko ndi umunyacyaha, ariko muri Bibiliya Imana iravuga ngo turabakiranutsi, turabera, ngo turi intungane. Iravuze ngo ko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka. Mu gihe nizeye ibitekerezo byanjye navumwa nkarimbuka, ariko mu gihe nizeye ijambo ry'Imana, Imana ibaho kandi ikadukoreramo mu buryo buhebuje. Mu gihe mpagaze hano kuri podium numva mbishimiye Imana cyane. Rimwe rimwe ntabwo mpahagarara inshuro 2 cyangwa se 3 ku munsi. Ubu ngubu ndakuze mu myaka, ariko uko ngeze amahirwe biranshimisha cyane. Uko mvuga ibi ngibi biranshimisha cyane mu mutima wanjye. Ngo naratsindishirijwe, iyo nza kuba nyanduye sinari kubasha kuvuga ibi. Ariko iyo mbivuze mbona uburyo abantu bahinduka, tubasha kubona imirimo y'Imana ikorera mu mitima yabo. Iyo twemeye ijambo ry'Imana muri twe, ijambo ry'Imana ritangira gukorera muri twe. Byaje kurangira aretse inzoga. Ubu ngubu abanye neza cyane. Namubwiye kujya mu ishuri rya teolojiya, nuko arijyamo. Ubu ngubu akora umurimo w'Imana. Ese ibyo bihebuje bingana iki? Kwizera Imana ikintu cyo bivuga. Ntukagerageze guhambirira Imana mu bitekerezo byawe. Ujye wemera ijambo ryayo ko ryakabaye. Niba Imana ivuze kuri umukiranutsi, ubwo uri umukiranutsi. Niba Imana ivuga ko ibyaha byawe byogejwe, ubwo nyine ibyaha byawe byarogejwe. Niba Yesu avuga ko yabyogeje, utitaye ku cyo ari cyo cyose, ubwo barabyogeje mu buryo butunganye. Uramenye ntugashidikanye imbaraga z'umusaraba. Aho niho hano ibyaha byacu byarangiriye, kandi Imana yamaze kwerura ko twatsindishirijwe. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Yadutsindishirije ntacyo yaduciye. Uwo rumaranye urwaye imyaka 38, nta muryango yagiraga, nta babyeyi yagiraga, nta bene wabo, n'umubiri urwaye gusa yabaga arambaraye hasi, nta kindi yabasha gukora. Icyo gihe nibwo yahuye na Yesu. Aramubwira ngo ngaho haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Ubusanzwe ntiyashoboraga kuba yagenda, amaguru yari yaranyunyutse, yari azi neza ko atabibasha, ariko yaretse ibitekerezo bye aravuga ati reka nizere ijambo rya Yesu kuri inshuro, nuko abasha kugenda. Yashyize amaboko ye hasi, agerageza kwishingikiriza ahaguruka, abona ashoboye guhaguruka. Ati mbashije guhaguruka, dore ndabishoboye. Yikorera uburiri bwe nuko aragenda. Imana yarakoze. Ntabwo tuzi uburyo tuba tutizera amagambo y'Imana. Nta kintu kibi kirenze icyo ngicyo. Imana yavuze ko yogeje ibyaha byacu binyuze amaraso ya Yesu, ariko abantu bavuga ko bakiri abanyabyaha. Nubwo Yesu yavuze ko atakibuka ibyaha byacu, kundi bo barakibuka ibyaha byabo. Uko niko abantu barimbuka. Nimureke kuri inshuro tureke ibitekerezo byacu binyuze mu maraso ya Yesu ku musaraba. Twese yaradutunganije, twese yaratwejeje. Wizera ibyo ngibyo. Kwizera Imana ikintu cyo bivuga. Gusenga, kwiriza ubusa, siko kwizera Imana. Kwemera ibyo Imana ivuga, uko niko kwizera Imana. Kuko bose bakoze ibyaha ngo ntibashyikire ubwiza bw'Imana, ariko batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Nahoraga ntekereza ko ndi umunyacyaha, ariko niba Imana ivuze ko ndi umukiranutsi, ubwo rero ndiwe. Ntabwo nagisha Imana impaka. Naravuze nti yego urakoze Mwami, niba ari uko ubivuga ubwo ndi umukiranutsi,
Kwizera Imana ikintu icyo bishatse kuvuga. Ese ibi bihebuje bingana iki? Mu bihe bishize nabwirizaga ubutumwa bwiza mu isi yose. Buri mwaka wose dutegura ibiterane nk'ibi ngibi buri gihe. Mu kwezi gushize nasuye imijyi 10 muri Amerika mbwiriza ijambo ry'Imana. Mu cyumweru gikurikiyeho nzajya muri Israel. Nzabanza gusura ibihugu bya Afurika mu cyumweru gikurikiyeho njye no muri Israel. Ntabwo nigisha abantu Yesu utarabashije koza ibyaha byacu ku musaraba, ahubwo nigisha abantu Yesu Kristo wogeje ibyaha byabo. Iyo abantu bavuze ko ibyaha byabo batabyejejwe, basomye ko Yesu atashoboye koza ibyaha byabo. Rero icyo ni igitutsi kuri we, nta kindi gitutsi kirenze icyo. Rero ujye uvidura umutima wawe, nk'uko Imana yabivuze ngo nihabeho umucyo nuko umucyo ukabaho. Uramusomera ijambo ry'Imana uko ryakabaye. Yego Mana, niba uvuze ko ndi umukiranutsi, ubwo nyine ndi we. Niba uvuze ko ibyaha byanjye byogejwe n'amaraso ya Yesu, ubwo nyine ibyaha byanjye byarogejwe. Ibyo bikoze mu buryo butunganye, ntere kubikora gusa abikerensa. Iyo ubyemeye, uwo ni umunyamugisha. Iyo dusomye Bibiliya bivuga ko ibyaha byacu byose byogejwe bikera, ariko uyu munsi abantu bavuga ngo iki? Baririmba indirimbo zivuga ngo ibyaha byacu byejejwe n'amaraso ye, ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho. Ariko bajya gusenga bakavuga ngo mwami ndi umunyacyaha. Ibyo bavuga nta shingiro bifite. Abanditse izo ndirimbo ni abantu barwanaga n'ibyaha igihe kimwe, ariko baza kumenya ko ibyaha byabo byogejwe, barabyizera bandika izo ndirimbo. Ariko abantu baririmba izo ndirimbo bagakomeza guhamya ko bakiri abanyabyaha. Ubu rero tubwiriza ubutumwa bwiza yuko kubw'amaraso ya Yesu ibyaha byacu byose byogejwe bikera nk'urubura. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye, tukagombaga kuvumwa kubera ibyaha byacu. Umuntu warumaranye urwaye imyaka 38 yakoze iki? Yararambaraye hasi ntacyo yabasha, ariko ubwo yakiraga ijambo rya Yesu yashoboye kugenda. None Bibiliya ihamya ko turi abakiranutsi. Uyu munsi dukundire kureka ibitekerezo byacu twizere ijambo rya Yesu. Ubuntu bwawe n'imigisha yawe Mwami bitubeho. Turagushimye dusinze twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane.